dore impamvu abasore b'abanyabwenge se cyangwa abagabo b'abanyabwenge nyine abagabo b'intiti nibo ndimo kuvuga bazi kwemera ko bagomba kwihanganira cyangwa se kutemerera urukundo cyangwa se gukundana n'umukobwa wizanye. Abasore benshi bakunze kumva ko iyo umukobwa ngo yizanye ngo kaba kigemuye cyangwa se ukabona nimba umukobwa yizanye just nyine atabanje kumugora ngo azende ngo abe ari umwiteretera, nyine ukabona umukobwa ameze nyine nk'uwaje ngo nyine ngo mukundane just nyine ukabona nyine yigemuye, ugahita uvuga ngo umusore nyine kabisa ngo umukobwa ngo yizanye ngo umuntu ngo nagomba ngo guhita ngareba ngo ibyo ari byo ibintu nk'ibyo. Ariko ugasanga abasore b'abanyabwenge cyangwa se abagabo nyine b'injijuke tubana hano kunita umunsi ku wundi bo ntabwo bakemerera uwo muntu ko yinjira mu buzima bwabo, kuko dore impamvu nyinshi ziba zitandukanye ari nazo tugiye kurebana. Uyu mukobwa waje mu buzima bwawe ubona yizanye wagira ngo ni target y'ikintu afite cyangwa se ntiyigeze akugora kwa kundi uvuga ngo ngiye umuntu ngo yarangoye pe kuba yarankunze narabikoreye, wowe ugahita ubona nyine ushobora no gutera intambwe wenda ukamutereta ukahita ubona nyine ahise yemera. Ntabwo buriya niyo umukobwa yaba agukunda ku rwego ruri hejuru nubwo yaba aragukunze mbere, ntabwo kugira ngo umukobwa ngo akwemerere ari uko aba agukunze. Buriya abanza nyine gushyiramo akantu ko gufunga umutwe nyine ubone ko byakuvunye kugira ngo nunamukunda nyine buri gihe ujye umuha agaciro. Rero iyo umukobwa ubona atakuvunnye nyine cyangwa se mu byo mukora atakuvunnye haba hari impamvu nyine ari nazo tugiye kurebana. Rero dore impamvu abantu b'abanyabwenge cyangwa abagabo b'abanyabwenge badakunze kwemerera abakobwa basa nk'abigemuye. Nawe nimba uri umukobwa ukaba wigemura jya umenya ko uwo muntu nubwo nyine aguprofise akenshi nawe ari igihe nta rukundo yakugira. Menya ko umuntu uzagukunda ari wa muntu ubona agaciro kawe wiha kandi wa musore ubona nyine ko nawe wiyubaha. Buri ikintu cya mbere umusore atekereza iyo umukobwa yizanye cyangwa se umuntu nyine aje akumukunda cyangwa kumuteta akona birabworoheye, akenshi atatekereza ko ubwonko buhora bupima nyine ubwonko bw'uwo muntu buhora bupima ikintu runaka, akenshi naba bemera nyine ikintu cyoroshye. Akenshi umusore w'umunyabwenge abatekereza ko uwo mukobwa wizanye we buri gihe aba ari gutagetinga ikintu runaka, ntabwo abavuga ngo uyu muntu kabisa afite ngo urukundo kandi kuba yoroshye kuno kuntu kandi agaciro k'umuntu kagendana n'ukuntu nyine yirekura ku bantu. Abasore bafite ubwenge bwinshi bemeranya ko cyangwa se basesengura ibintu byose ku buryo baba bavuga ngo iki kintu kibaye kubw'impamvu kandi ntabwo babizerera mu bintu bya manuma, kuba bavuga ngo ikintu cyose kiri kuba ku isi kiri kumbaho ni impamvu runaka. Buriya iyo umukobwa yihutiye kwizana cyangwa se ugahita ubona kuza nyine ameze nk'uri gusurika imodoka iri ku manga, baba bumva ko harimo ikiteganywa cyangwa se ikintu kitarimo kiragenda neza just harimo umubare nyine runaka. Buriya impano itavunwe cyangwa se ikintu wagezeho kitakuvunnye ni nako kigenda bro, nako nyine kiba cyakuva mu maboko ahubwo niyo mpamvu ugomba gukeyaringa ku bintu byose ubona bikuzira byoroshye. Niba byoroshye gutyo kuko ise ari wowe byagendeye gutyo bitagendeye mu wundi muntu gutyo. Wese mwiza mu basore bagaragara cyangwa se noneho kenshi ugasanga ni nk'umukobwa mwiza, jya uhita utekereza icyo kintu tuvuga ngo kabisa hano harimo ikintu runaka narimo ndasobanukirwa mbere yo guhita uvuga ngo ngiye kureba ibyo ari byo cyangwa se ugiye guhita ukora ibyo ari byo. Nababwiye ngo hano ni ku ntiti nyine just ibi ni igice cy'intiti yindi, niyo mpamvu nababwiye ngo ugomba kuba warakoze subscribe nyine just tukabana nyine umunsi ku tujye tugendana wamaze gukanda handitse subscribe nimba utarayikora nawe wayikoze yibuka ko wakanze kukazogera kugira ngo bijye bikugeraho kugira ibintu nk'iby'ubwenge wifate mu wa mbere. Ese ubundi wo mukobwa nyine iyo yizanye wowe utekereza iki? Tuvuga ngo aka kanya reka ndebe ibyo ari byo cyangwa se mpite mufatirana gutya, cyangwa uhita utekereza ikimugenza cyangwa se uhita utekereza ni iki yakubonyemo kirusha abandi. Tujye dutekereza guys mbere yo gukora ibintu byose, ntabwo ibintu byose ari ngombwa ngo uhite utera intambwe. Ashobora kuba nyine yanizanye wenda n'uwagukunze ari kuvuga ngo reka ndebe uyu muntu ubundi ku bantu bizanye ubundi akora iki gutyo, nayo just ari no kugusuzuma ngo arebe ukuntu ufata abantu bizanye kugira ngo basi nimba wari unamukunze yahita agukubita iyo trick ahita avuga ngo wenda uyu muntu yizanye umuntu aramufatirana ibintu nk'ibyo gavuga kabisa uyu muntu tugiye no mu rukundo n'ubundi abazaza bamwikururaho wenda nabwo nuko azabemera ntabwo azavuga ngo yihagaze ngo afite umuntu mwiza. Niyo mpamvu ikintu cyose uba ugomba gukora mu buzima bwawe ubanza utekereza, menya ko wakoze subscribe. Ikintu cya kabiri umukobwa nyine cyangwa se impamvu umusore aba atekereza w'umunyabwenge ariko bavuga ngo umukobwa ngiye wizanye kabisa ndabandaniye cyeze cyose menye impamvu kabisa yamuteye kwizana katari nge musore mwiza. Buriya agaciro kabura iyo ibintu bitakugoye. Ikintu ugomba kumenya agaciro k'umuntu n'ukihereza, kandi none byo bigeze ku bakobwa biba biteye bagahinda cyangwa biteye ubwoba, kuko agaciro k'umukobwa niwe ukigenera kuva avutse kugeza ashaje. Buriya umukobwa ikintu cyose akoze kiba kiri kwafekta agaciro ke. Buri abantu bamenyereye kwishyura igiciro cy'ukuri cyangwa se abantu bamenyereye ku bintu nyine just kuza discount ne kugabanyirizwa igiciro mu rukundo nibo babyumva cyane. Buriya ikintu iyo gifite agaciro kabisa kiba kigendana nyine n'ikiguzi runaka. Umuntu nimba yakoroheye menya ko impamvu yaje gutya koko niko gaciro ke afite.
ntabwo yaba ari umuntu muzima, umuntu usobanutse cyangwa se umuntu w'injijuke ngo nawe ngaze ku buryo bworoshye gutyo nawe wumve ngo ufashe umuntu muzima cyangwa se wumve ngo ufite umuntu muzima muri kumwe. Wikumva ko ari umuntu muzima, ari umuntu muzima ntabwo yakumva nyine ko yicishije amazi ku rwego gutyo ngaze ngo inakwegere. N'ubundi muri kamere y'abantu cyangwa se kuva na kera umuhungu n'utera intambwe akajya gutereta umukobwa uko byagenda kose, umuhungu we ntabwo aba yitesheje agaciro, ariko ku mukobwa wateye intambwe avuga ngo ngiye ngo nje kureba ngo umuhungu cyangwa se ndizanye, none ugasanga aje wese atari no kuvuga ngo ari gukora just trick wenda ngo reka umuhungu ko amukunze, wenda umuhungu nawe yibwira ikintu nk'umuntu ngo ngo reka ntere intambwe muvugisha, none ugasanga umukobwa we aje wese nkaho bamubwiye ngo genda ngo uriya muhungu ngo umugeyeho cyangwa se genda uriya muhungu umukunde ku gahato. Umukobwa uba ugomba guhita utekereza no ugatumya ko ako gaciro nyine ari kukugaragariza ubwawe, ari kukwereka akwihereza, menya ko ari nako gaciro ke afite kanyako. Buri ikindi kintu cya gatatu abasore b'abanyabwenge baba bagomba guhita batekerezaho, cyangwa se impamvu nta musore w'umunyabwenge watera intambwe ngo agiye gukundana n'umuntu wigemuye, akenshi na kenshi baba bazi ko ibi byihuse nyine bitaza kandi bitagenda neza, cyangwa se ibyihuse ni nako binagenda vuba. Abanyarwanda bo babivuze neza ngo icyihuse cyabyaye ikibazo, cyangwa se urukundo rwihuse ruba manuma nyine nta kintu kiziba kiva. Buriya abakobwa cyangwa se abantu b'abanyabwenge bamenye gutekereza cyangwa se no kwita ku kintu cyose, buri ntambwe bateye bakayitekera. Buriya nta kintu cyiza kiboneka vuba vuba, cyangwa se ikintu nyine kiba mu buzima cyiza, just ikintu nyine wagezeho cyakugira akamaro na mugenzi wawe, wenda n'urwo rukundo rwawe ngo ari urukundo ruzima ngo rube ruje rworoshye gutya. Ikintu cyose cyiza kiba gifite igiciro runaka, akenshi na kenshi igiciro cy'igihe nicyo cya mbere buriya kiba kigoye, nyine nacyo kintu cya mbere kigira igiciro kinini, nk'uko tubizi igihe nicyo kintu buriya cya mbere gifite igiciro kinini. Buriya niyo mpamvu iyo umukobwa yihutiye kugaragaza ko afite amarangamutima aremereye ku musore, akenshi na kenshi bayibonamo iki kimenyetso cy'umuntu nyine udafite nyine agaciro, cyangwa se umuntu nyine just yiyandarika, niko abantu benshi bakunze kubivuga. Ariko ari ataba niyandarika, wenda nawe ufite amarangamutima, wenda niba uri umukobwa unakunze umuhungu, ariko ntabwo bari ngombwa ngo ngo ngiye ngo ndamwegere ngo icyo byansaba cyose. Ube ukora trick nk'umuntu w'umunyabwenge utuma uwo musore agukunda, wazatera intambwe akuvugishe, ariko utameze nk'uri kwiyandarika cyangwa se nk'umuntu uri kumwikubakubaho. Kandi buriya kenshi na kenshi umukobwa ufite agaciro nyine ntabwo bavuga ngo ngiye ndikuba ku basore nyine cyangwa ndatuma bankunda. Ikindi kintu cya kane abagabo cyangwa se abasore b'abanyabwenge batekereza, iyo babona agakobwa kari kuza kigema cyangwa se umukobwa nyine wizanye wagira ngo ntabwo azi nyine agaciro ke, akenshi na kenshi umukobwa wizana akenshi aba ashaka ikintu si umuntu. Akenshi nyine buri umukobwa iyo yizanye just aba ari kubara ibintu byawe, cyangwa se kuba ngo umuntu ndamukuraho iki, ndemera agaciro kanje nka shore cyangwa nshore nyine ibindi bintu runaka, ariko nanjye mbona iki kintu nshaka. Rero umusore akenshi na kenshi umusore afite ubwenge wahita atekereza ngo uyu muntu kuba yizanye gutya kabisa ari ikintu ari gushaka, nanjye reka rero mbancesinge n'iki kintu ari gushaka nyine gutyo. Wenda akavuga ngo tugiye gukora ibiki yizanye, ariko nanjye umva nta serivisi nimwe namukora, nta kintu na kimwe namuha, mbona gifite agaciro kuko nyine uzahitamya ko aricyo cyamuzanye. Ibyo mu abanyabwenge wenda uvuga ngo umuntu dimba yizanye just umusore sinzi ko wapfa kumureka, ariko nanone ushyiremo ubwenge uvuge ngo uyu muntu kubisa kuba yizanye ari ikintu wenda ari kunshakaho, atari kubona ahandi nyine aje kunseducinga agire mbashe kuba namuhereza icyo kintu. Buriya abasore bafite ubwenge ntabwo bahitamo umuntu cyangwa se ngo bahitemo icyo umuntu afite, akenshi na kenshi nyine bahitamo agaciro k'umuntu nyine k'uwo mukobwa. Iyo umukobwa yihutiye kwizana bahita bumva ko ashaka attention cyangwa se ari ikintu runaka bashakaho, just ashaka kuba ashaka na validation cyangwa umwanya runaka, just agiye ari n'umusore ufite background nziza cyangwa se ugaragara neza ku buryo kuba muri kumwe cyangwa se kuba nyine mwaba mufitanya connection runaka byakira ahantu bigushyira cyangwa se byagira ikintu bikugaragariza. Buriya ntabwo kuza k'umuntu cyangwa se umuntu kuza byoroshye mu buzima bwawe nta kintu ashaka bijya bipfa gushoboka, ahubwo abashaka ko wenda uraba umuntu umufitiye akamaro cyangwa se mu gihe muri kumwe hari ikintu cya danger araba ari kugukuraho kandi kimufitiye akamaro. Iyindi mpamvu yaturata abasore bazi ubwenge cyangwa se abantu b'abagabo b'injijuke badapfa kwemerera umukobwa wigemuye, akenshi na kenshi baba bazi ko urukundo nyarwo ni urukundo rwubakwa guys, ntabwo ari urukundo nyine ruvuga ngo ni nk'Imana umuntu ahereje umuntu, kumva ko umuntu kabisa ikintu cy'Imana ni ikintu cyiza nawe utateganyaga kabisa ukabona ko kikuguyeho. Rero abasore b'abanyabwenge babaye bumva ko nyine urukundo nyakuri nyarwo, urukundo rusesuye ni urwubakwa. Ngiye maze umwaka gutya wenda mugahura akantu runaka mwarasanye, n'uyu ukabona ko ari ibintu byiyubatse atari kuvuga ngo ni ibintu nyine ngo ngiye mukobwa ndaje mise nikurura ku muhungu mubwiye ko mukunda cyangwa se mugaragarije ibintu byinshi nagaragarije umuntu ko mukunda. Umusore kahise yata nimba z'ubwenge cyangwa se nibwo umuntu usanzwe tumenya ko nta rukundo rurimo, ahubwo ari ikintu ariko bararunaka. Nubwo nyine abagabo benshi intege zabo ari hariya ziri, nubwo waba warabisobanukiye nyine bikugora, ariko nyine
cyangwa ibyo nabikora uvuga ngo ngiye kabisa hano hantu ndanabikora ndi gushyiramo umubare kuko nyine anytime barankuraho ikintu runaka cyangwa se hari ikintu uyu muntu turi kumwe anshakaho reka ndeke kwishyiramo ngo nanamwishyiremo mvuge ngo ni urukundo rurango rwa danje cyangwa se ko yanshamandukiye buriya mu mutima cyangwa se mu bantu b'abanyakuri nyine urukundo ni ikintu nyine kigenderwaho cyangwa se ni ikintu bubaka ntabwo ari ikintu kivuga ngo kije gutyo kandi biza buhoro niyo mpamvu usanga nyine kugira ngo uzakundwe hazamo no kwihangana ari igihe umuntu aba atagukunda ku buryo urukundo rwe urumwubakira kabisa it's a matter of time wowe ugafata igihe cyawe kubakwa ko umuntu azagukunda kandi kabisa akagukunda bikagenda neza iyo buriya umukobwa yihutiye kwizana burya aba agaragaje inkingi nyine yuko nta rukundo agufite cyangwa se aba agaragaje yuko we ari ikintu ashaka mbere y'ibindi byose urwo rukundo ntuzajya uhita urutekereza ahubwo ugiye uvuga ngo aka kanya ari ikintu agiye kungura rero ikindi kintu cya gatandatu abasore b'abanyabwenge bakunze gutekerezaho ku mukobwa wabizaniye cyangwa umugore wabizaniye akenshi na kenshi baba bafite uburambe bwo gutandukanya amarangamutima y'ukuri ndetse n'ay'igihe buri musore w'umunyabwenge ni wa muntu uvuga ngo ngewe ijambo I love you ntabwo nyirifata nk'ijambo kiri needed cyangwa se ijambo nyine rikeneye agaciro gakomeye cyane buriya nta muntu utazi kuvuga guys kaba umuntu ufite icyo ashaka nyine kabisa uba ugomba kumenya ko afite icyo ashaka nta kintu atakora nimba se yaza akaguha kugira ngo abone icyo ashaka cyangwa se mwaza mugakora ibintu kugira ngo abone icyo ashaka gukoresha iryo jambo ari kubwira kugira ngo just umukorere icyo ashaka urumva byamusaba iki nta kintu nyine bitamusaba kugira ngo abe yabasha kuba yabikora rero menya ko buriya nimba uri umusore w'umunyabwenge iyo umuntu yizanye igihe uhita umenya gutandukanya amarangamutima y'ukuri ndetse n'amarangamutima yamanuma cyangwa se n'amarangamutima atajyanye n'ako kanya ari umuntu uvuga ngo ngiye amarangamutima ntabwo agendana n'igihe nta muntu ujya ubona undi ngo amukunde ku rwego ruri hejuru nta gihe bamaranye ntabwo bishoboka umuntu uramubona nyine ukamurarikira just riraba ari irari ukamwishimira kandi ngo umuntu kereka mbabariye ibintu nk'ibyo ariko ntabwo bavuga ngo umuntu nyine ugenda mukunze ngo biri deep that when there is no matter of time nta gihe cyabonetsemo ntabwo bavuga ngo umuntu amukunze umve ko bigeze ku rwego ruri hejuru rero we twarebanaga ibi bintu cyangwa se abantu b'abanyabwenge abasore abagabo bibandaho cyangwa se bamenye mbere yo kuvuga ngo umukobwa ngo yizanye ngo bagiye kuba bajya mu rukundo just ari umukobwa wigemuye kameme nta kuvuga ngo umusore yashyizeho imbaraga ze ngavuga ngo ngiye nshoye ibice cyangwa se nshoye ibice ngari kupaka umukobwa nkunze rero ugasanga umukobwa arizanye nimba tuwaye kumwe aka kanya kandi uri umusore muri comment uvuga ngo kabisa turi kumwe 5 kuri 5 ndetse nimba nawe uri umukobwa tuvuga ngo nanjye uzatubwire iyo umuhungu ari kukwirukaho cyane watandukanya gute umuhungu ugufite urukundo nyarwo ndetse n'umuhungu ugufitiye irari nyine just umuhungu ushaka kugukoresha naho muri tubona comment ari nyinshi video y'ubutaha tuzabikora kandi nabyo ni kuniti kandi menya ko wakoze subscribe n'ingendo ujye ufungura no kukazogera guys ni iby'agaciro kugira ngo ibindi biganiro by'ubwenge nk'ibi bijye bikubasha kugeraho kugira notifications zibone muri mu bambere wisanzuka tuzi no kubana no mu bindi biganiro by'ubwenge guys by'ubwenge mu kanya gatoya cyane ciao